arabizi ni nabwo nari ndangije ishuri niwe wamusugiye se kandi ubwo nari ndangije ishuri abakobwa mu kabari nyine ko ari isugize umunsi je nabyo nzi ntabwo wigeze ubyumva se noneho abakobwa bakora mu kabari bose ni indaya niga kurwana muri oya ntareka njya kuruhuka mureke ntabwo bibaho reka ntabwo bibaho ndayinjiramo ntabwo nshiriye agakomo anshira imyenda ariko ntareke ntabwo nayivamo oya ntareke oya nta kibazo oya Yes, reka nguhe ikaze kuri Gaheza TV. Ni nk'ibisanzwe turatembera tukabazanira abatumirwa batandukanye, abahanzi, abakinnyi ba filme ndetse n'abandi batandukanye. Uyu munsi rero hari ikibazo cyavutse. Duhamagarwa n'umusore gutya yagize ikibazo mu rugo rwe, akaba yatubwiye ko dufite kuza tukakimufashamo. Namwe reka mbahe ikaze mubashe kujya kudukurikira muze kwihera ijisho. Ariko wongeze ahangaha ni muri quartier yampaye map kuri WhatsApp, tukaba twahageze. Reka mbanze muhamagare muyoboze neza kuko ibipangu byose birasa. Aho yandangiye ndabona hose hasa. Reka mbanze muhamagare aza dufate hano. Hello. Yewe biteze. Nageze muri ya quartier yanyu ariko ndi kubona ibipangu bisa watuyobora turi ahantu gutya ari igipangu cy'amatafari ku ifoto ariko niho nyine iriya mapu wamaye yari yangejeje. Sinzi nimba rero wasohoka ukaza kuyifata. Yego. Okay, sawa. ni karibu ntabwo mubeshye Bimeze bite se bro? ntabwo mwicaga welcome naho neza kabisa wajya gorohaza Oya mapi se subizi ko ikora akazi kabisa muramfasha gahunda ni yahenda ari kumva umugore yananiye wa mukobwa usanga turi guserera ubundi ngiye wamamagaye kuri telefone nta nubwo bisobanukiwe bimeze bite bongo umukobwa hano ngaha twarazanye muri covid twagiye gutembera hano mu kabari umukobwa atamubona ndamukunda ukumukunda kumvikana yuko asa akamara iminsi 2 cyangwa umwe bugaca agenda lockdown ibiteyemo imodoka zo gutaha zirahubura agumira iwanjye nanubu lockdown yararangiye namukuye mu kabari karafunguye ariko ndamubwira atahe yananiye twaserereye intambara sindi kuryama muri gupfikise mupfa ko yanze gutaha cyangwa ikintu cyambere dupfa sinkeneye ngenda cyari umusore yaje aje kumaho numva bro ntari ruguri meneremo ra oye nakubwiye twe tugende umufashe ntacyo batwara mwebwe nitabaje mwebwe tugenda ahubwo ngize icyo oye ngo nyine ni bitazi kurwana tugende umvisha batahanye isatunda bro ave hano mumbabare mujyane nawe okay nawe nyine ntabwo byoroshye bro uramenye haza kudukomeje bakatumenya none se urajya garuka nabashyitsi garuka ngaruka wina wakira abantu mbagiye simbakira tuziranye enje nyumva neza akira abantu sibyo nase uje kunkameresha kukameresha geri n'itangazamakuru itangazamakuru zo mwana n'itangazamakuru ngende kwifashisha warananiye nakunaniye wanze gusohoka nakubwiye gusohoka siranzaronjyana he meze bite ngewe ndibaza umuntu tumaranya amezi 7 amaze kuntera nakoraga akazi ko mu kabari pe arazanyigira nk'inshuti nk'umuntu w'umusheri akazi gahagaze
arambwira ati nari bintu buri hano ndavuga se okay nari nta kibazo reka nze ubwo turabanye birarangiye kuko n'ubundi twe tumeze nk'abasanzwe babana none arangije amaze kungira ikirangarizwa ari kunyirukana njyanaye mbana nani oya ibyo byose tuvuga oya ibyo byose tuvuga mumbabarire itangazamakuru njye wabahamagaye tubanze twegeye ku muryango turanabivuga dusohora n'ibintu oya nisuka uwo wirukana singamo mbere yuko ngenda uko ugenda ariko ni kwaze se cyangwa ni kwaze wese ni kwaze ntabwo nahasohoka hano ntabwo ni kwaze oya oya ntabwo nyigira mbabarira oya nabahamagaje kugira ngo muze mumvugane namwe namagaje kugira ngo muze mumfashe ntabwo nahamagaye kugira ngo muze mumushyigikire umugore ni iki mugore iriya ntabwo ari umugore iriya ni inshinzi n'indaya namukuye mu kabari namukuye mu kabari umva nkubwire umaze kungira ikirangarizwa ntabwo nshobora wareka ni njiri wanjye aha si iwanjye saa si iwanjye aha ni iwanjye mwemwe nese ubundi uvuye guhuruza uhuruza tuza mutuze oya nta kintu tuvuga tubyumvikane akira ibyawe imyenda yazanye ni iyi ngiyi nta myenda akira subiza imyenda yanjye mu nzu ugeze vuba none ibi bintu birananiwe egeraje subiza imyenda yanjye mu nzu sohora iyawe gusa ntayo nsohokamo kirazira njyewe umaze kuntera inda ungize ikirangarizwa none ngo ninsohoke musohoke tuvuganire hanze muze tuvuganire hanze byiza ubwo uvuye guhuruza nta soni muze tuvuganire hanze njyewe anje ntabwo wansohora kirazira umva musore ntacyo bareka none se kurimo kubita hanze nasi ko ari gukinga yindi ubimubwiye twagetseho kugira ngo tububahe urankingira n'iwanjye se umva amabwire sibyo iyi nzu ni iyanjye arufa ntabwo nyambuye ubusugi bwanjye ngo nindangiza ngo nyirukane gutya arufa kirazira ubu nasubira iwacu ndi kuvuga ko nabaye gutya gutya navuga ko inda nayikuye he none se koko uratwite ubusugi wamuteye inda bro ndatwite inda y'amezi 3 ariko wamuteye inda ariko ibyo jambo iyo tekinike izo ni ya kabiri z'abanyakigali ntabwo nere ngibi nafata nari ubwo nibyo umazemo iminsi utawasinze umunsi ku wundi unyiyenzaho ntabwo ubu simeruka no kurya hejuru ibintu uri kunkorera ndi indaya wansanze ndi indaya wanyishyira ngaho ubwo ni wasanze ndi indaya wansanze ndi umusore abakora mu kabari bose se ni indaya agira imyenda se ko ari indaya gasozi nese wo kucyo wamucyuye ubona ari indaya njyewe namuzanye kugira ngo amara agasonga k'umunsi kwaje lockdown ngiye kuva yangeze hasi ugira ngo hari ahantu nongeye kujya reka araje angira imfungwa yaha mu nzu arangije akandinda no kugera ku muhanda ngo ntatagira umuntu tuvugana amezi 7 yose nashatse no gusubira kujya gusaba akazi mbura uko njyayo amaze kuntera inda naje hano ntarasambana ari unzanye tugeze aha turaganira ati noneho ntabwo usubirayo n'ubundi ndabona ntabwo wabona imodoka igucyura iwanyu ni korona igumira hano n'ubundi numvaga mfite gahunda yuko nzagutunga birangire tuzajya kwirega nyuma none amaze kundangaza angize ikintu cy'ikigwaryi ubu se naza nindazongera kumvugisha se narasenye urugo yari amaze kukudevirije naje hano ndisugi arabizi ni nabwo nari ndangije ishuri niwe wamusugiye se kandi ubwo nari ndangije ishuri abakobwa bo mu kabari nyine ko ari isugize umunsi jye ntabyo nzi ntabwo wigeze ubyumva se noneho abakobwa bakora mu kabari bose ni indaya ni abadandaza amagara umukozi wese w'umuseriveri wo mu kabari tuvuga yuko bari kudandaza amagara cyangwa bari gukoresha imbaraga komeza ikirange kizima no kutayangase mbere yuko unyita indaya n'ibyo byose none se ariko iziko hari ikintu mutazi uzi gutunga urugo byo bivuna waryaga hano ngaha buri munsi urya nishyura inzu urahoraganye urusoje igifu witeye makeup reka sinakubwiye imisatsi urakora he dore inzara umaze kumpaga unteye urangije ngo anje ni nagukuye mu kabari gahuramo n'abagabo benshi narakuzanye nawe wiruganye n'abantu niba natwite simbizi ntabwo twipimishije ariko kuko nari natwite gereka tworoshye ibintu tubyumvikana sibyo niba natwite
sibyo ndabyemera nataha iwabo ambabarire sibyo ntabwo wanga ntaho najya kirazira ubuse nzagenda inda nyijyane imbere y'ababyeyi nzababwira yuko mvuye wowe tuzapimisha turebe niba koko utwite waripimishije se urabizi ko utwite ngenda bizi n'ubuzima bwanjye mba numva bwarahindutse no mu biryo no kurya byarahindutse usigaye urobanura bro uri kumva ikibazo aho kirari ariko hari ikintu mutazi none se abantu bose babyariye waba ntago bari abantu ndinda kubyarira iwacu gute kandi bye mfite umugabo umugabo nyine arufa ntabwo nduva arufa nduvuye mirarora njyewe umaze kungira ikirangarizwa nari umukobwa muzima uteye neza nari kuzabona umugabo mwiza muzima none umaze kumpemukira ngo ningende arufa aho reka ntambuka kuryama subiza rero nabo bayobozi oya reka mbabwire mureke kurwana oya ntareka njya kuruhuka mureke ntabwo bibaho reka ntabwo bibaho ndayinjiramo ntabwo nshiriye agakomo nshira imyenda ariko ntareke ntabwo nayivamo oya ntareke nta kibazo nareka njya umugore kizira ntabwo arurembo urabizi ko gukubita umugore ntabwo arwinjiramo nabwiye neza y'ubunciri nakoma kanjye buretse yabuze uburyo akahenda umva uzi ko gukubita umugore kizira cyangwa ntabyuzi buretse atinyuka umugore nkawe hari umugore muzima urwana reka yinjira mu nzu byibuze afata utuntu icyo kintu ndacyumva afata ibyo asohoka ubundi se waretse akaryama akazataha iki ariko aryama injira mbare kabiri ahubwo wafashe ibyawe yanze gusohoka none oya arasohoka n'abahamagaye kugira ngo muze mumfashe buri munsi nijyanze gutaha nese muhora murwana gutya nese ibi nibyo yazanye namukuye ku muhanda namukuye mu kabari ibi nibyo yazanye namukuye mu kabari nta myenda yazanye agira imyenda yese ko gena mutoraguye mu kabari nese ku cyo utamugura imyenda mugura imyenda se gena n'incaga mbere umugore ni ikibazo cya lockdown kubw'imodoka zari zabuze ntabwo ari njyewe ntabwo nashaka kumutunga yuko igihe cyo kurongora si kiragera nta nubwo nzanarongora niba ari ukwemeza abagore basigaye birwa bahondagura abagabo sika nkubishatse akumva ko kagabo nanjye mbigendaniyemo oya rega ore ariko nagarura mwebwe muramfasha n'ibitanaba ngombwa yuko mumuvana hano ndahamagara polisi nimero zanyu z'itangazamakuru nazahamagaye mukaza nta kintu gikoretse none ko bya ndahamagaye 112 kubona adashaka ndahamagara polisi kubona adashaka gusohoka yago ko nasa arenze inzego z'umutekano genda umusa asa ntago rarangiza gukora ibikora ibyo nkora se ko ndi mu nzu njyana yago ko ntabwo ntabwo byoroshye ariko aba bantu mbona mvugana nabo bagashyira uhora unzanira umunsi byoroshye rwose umukobwa yanze kugenda uyavugana n'abantu nyine aba bantu uhora unzanira tuvugana ntazi n'abantu ibyo niba atabifashe ntabwo nshaka ko mwongera kurwana kandi anje icyifuzo cyawe ufite ni iki icyifuzo mfite nuko ngomba kuguma mu rugo rwanjye nkabyara neza mfite umugabo wanjye nta kindi none se ko atari kugushaka atanshaka ko yanshatse mbere ngo mwari mwahuriye mu kabari twahuriye mu kabari se naricuruzaga rero wabuze aho urara mwari mwakundanye se ubundi mu mezi 7 yose ashize kubera iki utanyirukanye uwo munsi bukeye ngo ngende ukarinda kumaza iyo minsi ibi bibazo byatangiye kuva ryari amaze nk'ukwezi ataha yasinze yirirwa mu kabari akakararamo akaza ntuka nta kurya nta kugira ute urabona ko n'indahwanye n'umugongo kandi umugore utwita bagomba kurira ku gihe ntago nkirya amaze iminsi ndi kunywa icyayi cy'amakaro bro uri kumva ibibazo bihari ariko reka mubwira basi se icyo wifuza no kuguma mu rugo nta kindi kuko nta handi nakerekera yamaze kunyangiza ubuzima bwanjye umwanzuro rero tugiye gufata n'uyu nguyu uramureka abanza abyare abone kuzagenda narari abyari iwanjye yego abyari ariko arufana arago none se sibyo ndarufari nase rigatagara nase umwana ntago ari uwawe uremera yuko abantu bose bazi yuko ndi umugore wawe
mureka banze abyare none hazagira musigira umwana we nsubira iwacu umeze nk'uko nanjye navuye iwacu. ukamenya tubyoroshye mabwire sibyo niba ashaka kubyara genda muha buri kimwe niba ari n'amafaranga yenda bagiye iwabo nzajya mu gihe ndumva namushaka pe mumfashe kwa nshatse mbere iwacu niho babyarira niho muri Ruferina se kandi wowe niba udashaka Ruferina ari nawe wawe iwacu nibo bazakurerera uhari ntago nakurerera umwana wawe uhari tugomba kumurerana twese nk'uko twabanye ntatwite ni wowe unteye inda uranyirukana unjyanahe ubonye umaze kumpaga ngo anje nagende ariko anje naba narabaye nteko ako kuki muzafata abana b'abakobwa mukabatesha agaciro n'ukubera iki no mpamvu wari waranzingitiranyije mu nzu ngo ntazajya ngaragara none ugaragaje yuko ufite ikibazo ari ubabaye ribu niyo nshaka sharwenje ni ribu irarunkuramo mwebwe nta kintu na kimwe mwakora twebwe ubu ntabwo twagusohora oya sinakubwiye twebwe urabona ko byanze rero ubu ngubu ni ukwitahira ugakoresha ubundi buyobozi sinakubwiye ubu mubaye abantu bakabiri ejo mudugudu yaraje hano ngaha nabwo tuserera gutyo we none hanamubwira nawe mudugudu agenda yarakaye ngo nazanye ndaye ngiye nabahamagaye nka mwitangazamakuru kugira ngo muze mumfashe basagira isoni mbago rubanda rugari barabona ibyo bagira isoni agira isoni arinaniwe yanze gusohoka murananiwe oya se mubwije kuri oya ndabibabwiye namwe mwitangazamakuru kugira ngo muze mumfashe arananiwe yanze gusohoka umugore utwite ariko niki kigaragaza ko ubundi se niki kigaragaza ko umwana ari uwanjye mwipimisha kandi mwararyamanye kandi kuva yavuze yuko kuva muryamana atarasohoka muri iyi atasohoka muri inzi noneho yari umutako ari televiziyo cyangwa yari ivaze yigwaga aho nabaga nagiye se nabaga nzi ko yagiye nese sinamukuye mu kabari akabari se ninjye mugabo wari uko arimo wumva ko yaba ahura n'abandi namukuye mu kabari aje kuri Manombe n'abandi arabahaye barasegongera nagangero eje kunywa ije kusigarana ibivuze n'iki wata naje ngo kuri Manumve ngende ikigage basogongera ahubwo usigaye ari ibivuzo dore ushaka ku ni wowe ungize iki ubwo nari ikigage kizima none mbaye ikivuzo kumana ikivuzo cyawe ni wowe wangize igikatsi ntago naruvamo naribi umva kamabwire reka no kubatakariza igihe ndabona akazi kanyu nemba hamagaye ngo mumfashe yakomeje kugaragaza aho yaturutse n'imico ye aho natse nisimubonye ngarufarongore garongoye zabagore nzagira anje ntago wamfashe ndindange anje diplome yanjye ndayifite uranyumva umwaka umwe nari ndangije kwiga mbonye akazi ukaza ukanyangiriza ubuzima bwanjye none ubonye umaze kumpaga ngo anje nagende ubwo byumvikane yuko abana bose wabarangije byumvikane ko atari njye wa mbere uhemukiye hari n'abandi uzana kuvuga ndiwanje sawa nyine reka mbabwire turananiwe reka mbasi mucumbikira kuko naze twubaka urugo rukomeye nk'izindi nk'ibyo byose se reka mwubaka urugo nta gahunda mfite yo kubaka n'ahantu mwaba wapi iyi nzu ntabwo tuyikodesha ni iyawe ngomba kuyigumamo nubabara uzasohoka kugenda ari wowe njyewe anje ibaze ngenda hamagara polisi reba ariko nsubiye Rusizi ntwite nta soni reba ntinyutse koko nta soni imbere ya mama ku mafaranga yandihiye ishuri musore mube mwikomereje mwigendere mu kazi kanyu twebwe turananiwe ubwo ni ukwitabaza izindi nzego uzanunga ku kirenge kikiza nk'uko wanzanye sinakubwiye ngo unzane ni wowe wabyitekerereje uranzana uranyangiriye ngo ni ntahe yewe we genda gake ntabwo ibyo ngibyo bibaho bro ndabona rero byanze reka twebwe tugende ubwo uzifashisha abandi bayobozi twebwe urabona yatunaniye ngo ntagasohoke ni ikigeragezo kimwe muri tomba nyine nawe ariko reka nkubwire birabananiye sinubaye abantu bakabiri byose ndi kubikora kugira ngo
ejo nindamuka nanamuhe none umweretse arufu ndiwe batazaga gusa sinigeze mbivuga umukuru w'umudugudu avuye hano umukuru w'umudugudu yaravuye hano uyu mugoroba mwamwe nk'itangazamakuru mutuvuganira ijwi ry'abaciriritse muvuye hano ngaha muri inaniwe reka babwire ngiye guhamagara 112 polisi ni nawe umuntu wa nyuma nsoreza barananirwa kumusohora hagati yanjye Arufa na Angel Anje twebwe turagiye rero murakoze cyane ni mugende ndabona byarananiranye ibyanyu nta kunanirana guhari ahubwo ni we uri kwitesha umutwe ujye wari uzi ko ndi mu bisukanzana nkifite ubuzima umaze kunyangiza ubona ko ariko ndi jyana muyo wubatse jyana mu rugo wubatse rwo iyi ndizera ari njye wayubakiwe n'umwana wanjye we niba utashaka kuntunga ngo nta mpamvu yo gusohokana umwana kandi mvuye mu nzu iyi nzu ntago nyishyura niye niba atanshaka nayinsigemo agenda bataguhahira se muzicwa n'inzara ubwo nyine niba atanshaka nzareba kandi kazi nkora n'ubundi yamfashe nikorera akazi ntago nabura umuntu mpa akazi najya no gufura ariko nkabona wabitangiye aka kanya se sawa none ubwo tuzamenya amakuru nyuma uko byagenze cyangwa waranabyaye nta kibazo mwakoze amakuru yo kushingura sara yandi oya se mugende mbaherekeze tugende mbaherekeze oya shana kurora ahubwo ari kugira ngo nsohoke genda ubaherekeze ubwo ninangire bugusohore nanjye mu kanya noneho kuko unyeretse yuko ndi mubi njye ntaho najya mfite umwana mu nda kirazira simunyumvira